baramubaza papa we se gute aramubwira ati ati uyu ni umukobwa wanjye mukuru nakubwiye kera nabyaye kera uyu ni uwe aramubwira ati niwe mbese mu babyeyi be tuzi ko utarimo. Hi guys, how are you doing? Neza ko mwese mumeze neza, Imana ibarinze. Amazina yanjye nitwa Debby, niba ari ubwa mbere umbonye, niba atari ubwa mbere umbonye, please do subscribe, share and tell your friend that Debby, she's giving stories on YouTube. So guys, hello. Hi, how are you? Yeah. So, inkuru mbafitiye ni inkuru nanjye ishobora kuzambaho cyangwa nawe ishobora kuzakubaho, but reka tubiganireho, reka mbabwire ukuntu umwana yanyandikiye ambwira, then turaza kuvugana ibintu byose. So yambwiye Debby, ngende umwana navutse muri bwa buryo nyine twese abantu benshi badakunda, like she was born nyine yavutse. Okay, reka mbivuge uko yambwiye ati Debby navutse muri 1997, means she's the same age as mine, ariko avuka nyine ku musingo mama we niwe wamureze wenyine. Mama we yari umumama ngo yavuye ahantu yabaga after genocide aza gukora mu rugo rw'abantu nyine bari bafite amafaranga, bafite ubukungu, kubera ko yari imfubyi. Ahageze biba ngombwa rero ko umuhungu wawe amutera inda, nta kindi kintu abantu bakoze, baramwirukanye. Bamaze kumwirukana aza kubyara, aje kubyara ariko abyara ari umwana mutoya afite imyaka 16, niho yaje kubyara uyu mwana wiwe nyine w'umukobwa, uyu nguyu wari wanyandikiye, niho yaje kubyara. Amubyara nyine afite imyaka 16, aje kumubyara nyuma ahantu rero yaje kujya kuba muri famille, bamufashije bamufatana n'umwana wiwe, baramubwira farge ishyurira abantu go back to school. Muri 1998 mama asubira ku ishuri ariga, aza no kurangiza ayiga na kaminuza. Aramubwira ati mama wanjye n'umwarimu, ubu ngubu rwose yandeze nyine muri salary y'ubwarimu. Nyuma y'igihe gito rero amaze kurangiza kwiga, yarangije umwana afite imyaka 6, 7 cyangwa 8 gutyo. Yaje kurangiza umwana afite imyaka 8, mama wabona akazi, ageze yaza guhura n'umusore wari director y'ikigo yakoragaho, aramukunda. Amaze kumukunda biba ngombwa ko babanye. Uyu papa yaraje, ntabwo yamwiyanditseho kuko wabo nyine w'umusore bari baramuteye inda, basabye nyine ko umwana wabo bamwiyandikishaho, umwana bamwandika kuri papa. Ariko nubwo bamwanditse kuri papa, ntabwo uyu mwana yambwiye Debby, sinigeze ngiye papa wanjye inshuro tubonanye nk'inshuro enye cyangwa 5 kuva nabaho, kuva navuka. Ntabwo papa wanjye ari umuntu tuziranye nyine. Cyakora grammaire wanjye we uko papa we nari muzi, usibye ko yaje kwitaba Imana nyine agapfa akagenda, ariko we nari muzi kuko niwe wajyaga unyitaho. Nyuma y'icyo gihe rero amaze kwitaba Imana, nabaga kwa stepdad wanjye rero yarandeze, yaranyishyuye ishuri, niga kuri primaire aho babigishaga. Mama wanjye ari mwarimu, papa wanjye ari directeur. Nyuma zo no kuva ku directeur aza kujya kwigisha nyine papa. Uyu papa wa stepdad ajya kwigisha muri kaminuza, ariko avuye ku directeur nyine mu kigo cya primaire. Umwana nyine uyu papa aramwishyurira. Mama waza kubyara n'abandi bana 2 b'abakobwa n'undi umwe w'umuhungu, nawe nyine baramwishyurira. Nyine ubuzima burakomeza, niko kuza rero nyuma y'igihe gito ya grammaire wiwe nyine wa mama muri rwa rugo handi bamuteye inda, ariwe grammaire yo kuri side ya mama papa wiwe, aza kwitaba Imana. Yitabye Imana, umwana ajya gushyingura. Agezeyo baranamwirukana. Yagezeyo agiye gushyingura baramwirukana, ariko yirukanwa na step mom wiwe nyine n'umugore wa papa wiwe. Aramwirukana, amugaje gukora icyano, yashaka gutya na gutya, fata inzira ugende, mba bamaze gushyingura akora icyano. Ahamagara mama wiwe aramubwira banyirukanye rero waza ukamfata. Mama yara aravuga ati nge ntabwo naza kureba, wowe fata imodoka. Aramutegera araza. Sorry guys, mpora mfite flow. Urumva aramutegera araza nyine, umwana arataha. Kuva icyo gihe ntabwo ngiye kubona papa wiwe. Ngiye kuza kubona papa wiwe yiga muri kaminuza mu wa 2 muri 2019, niko yambwiye. Yongeye kuza kubona papa yiga muri kaminuza mu wa 2 2019. Muri make yambwiye Debby, sinigeze mbura ikintu na kimwe, sinigeze mbaho nabi, sinigeze ngira ikibazo na kimwe mbana n'uwo mupapa. Papa yambereye papa, uwo nyine stepdad we yamubereye papa, amubera buri kimwe cyose, amubera umubyeyi nyine. Hahandi uvuga ngo niwe papa wanjye, bigiraho abari nawe nyine mfata nka papa wanjye. Ibyo kuvuga ngo mfite papa, ibyo kuvuga ngo mfite ngo papa hari ntabwo bigeze biza, kuko
yambere umupapa mwiza, ambera nyine buri kimwe cyose. Dukomeza kubaho muri ubwo buzima rero, basista banjye nabo bariga, bamwe muri bo, umwe yararangije muri bo, abandi barakiga. Yego, uyu mukobwa rero aravuga ati icyo gihe 2019 impamvu nabonanye na papa wanjye arahamagaye arambwira ati arashaka ko tubonana. Ubwo bwari ubwa gatatu bahuye, bari barahuye kera ajya kumwandikisha, bongera guhura ku munsi mama w'uwo mupapa yapfuye cyangwa gramire w'uyu mwana yapfuye, bongera kuza guhura icyo gihe 2019 amuhamagaye ngo naze baganire nk'umwana wiwe aramukumbuye, ibintu nk'ibyo ngibyo. Uyu mwana rero agenda yicarana na papa we baraganira, amaza makuru, umwana ngo abazana papa arambwira se igihe cyose hafi imyaka 20 ishize ko njye nawe tutabonana urashaka iki? Arambwira ati njye nashaka kubona nk'umwana wanjye nta kindi, kuko ufite abavandimwe, ufite n'abandi bantu mugomba kumenyana, ntabwo ugomba kubaho nkaho utagira papa wawe. Aravuga ati umwana arambwira ati ariko njye ngira papa wanjye wandeze. Arambwira ati ariko njye ntabwo ari uko narabuze ubushobozi bwo kurera, ahubwo nagize ikibazo ngo cy'umugore mubi. Umugore mubi arambwira ati se mbere yo kushakaho ntabwo mama wanjye yari yarambyaye, wambonye umuntu usa kunyandikisha nabwo ari induru mama yagushyizeho, nta simbizi rero impamvu ubu ngubu ushaka kugaruka mu buzima bwanjye. Umwana afata inzira aragenda, ahava aho ngo yumvikanye na papa ngo azamwishyura, ngo icyo gihe mu wa kabiri ngo imyaka isigaye azayishyura. Rero umwana yagiye mu yindi trimestre, ahamagara papa arambwira se mbite ni byiza, amakuru yawe ni meza. Arambwira rero uko waranyemereye ko uzanyishyurira ishuri, igihe cyose kigeze cyo kwishyura wakishyura kugira ntajya gutesha step dad wanjye mutwe n'ibiki byose. Papa arambwira nta kibazo, uzaze utore amafaranga umunsi n'uyu. Arambwira ati tuzahurira hehe? Umwana yigaga i Butare, arambwira uzaze duhurire Nyabugogo ngo amafaranga. Umwana ageze Nyabugogo kuko ntago azana papa watuye, ntago azaho ntago azakorera. Icyazi nuko papa azi ari umucuruzi, acuruza mu mujyi, ariko ahakorera ntawazi. N'abana nyine bavukana kuri papa we bavugana kuri Instagram, ntago barahura, wenda usibye ko ngo ari umwe wamwandikiye bigatuma amenyana n'abandi bose. Arambwira ati ni kanaka, we ni kwanaka, twese turavukana, ariko ntago baziranye nyine. Ati naragenirwa Nyabugogo kuva nka 4 za mu gitondo, bigeze nka 10 nyine namuhamagaye papa nze kwitaba, ngeraho ndagenda. Ngeze i Butare niko guhamagara papa wanjye, nyine step dad wanjye ndamuhamagara, ndambwira rero narakubwiye ngo ntuzanyishyurire Minerval, ariko papa nageze Nyabugogo ndamubura. Ubu nyine ngo niba ari wari warasevinze cyangwa arafite wayampa. Papa arambwira ati rega narayabitse, kubera ko bitewe no kuri mama yambwiye papa wawe ntago ari umuntu wo kwizerwa, ahubwo wowe wakabaye kuba wambwiye nkakwishyurira utarinze kujya guhagarara Nyabugogo amasangana gutya. Umwana rero uyu papa amafaranga yamuhereza, amaze kuyamuhereza umwana arishyura, amaze kwishyura ubuzima nyine burakomeza. Umwana rero yaje kurangiza, yarangije 2021 niho yaje kurangiza kaminuza. Arangije kaminuza abona n'akazi keza. Yambwiye Debby, mu bakobwa bahembwa neza muri Kigali bakiri n'abatoya mbamo, ku myaka yanjye 28 mpembwa amafaranga menshi pe. Naje kuva rero mu rugo ahantu twari dutuye, kuko twese yaba ari njye nabaga i Kigali, papa wanjye aba i Kigali, ingeze nyine twese twabaga i Kigali. Ariko naje kuva mu rugo nza kwibana, ndi umukobwa wiguriye imodoka, ndi umukobwa umeze neza, ndi umukobwa no mu buzima bwanjye afite ibibanza 2 niguriye amafaranga yanjye nkorera bitewe n'ikindi bintu nize. Umwana rero arambwira ati rero naje kuba ndi uburi nyine mu buzima bwa yaje kuba arwaye nyine ajya kwa muganga. Ageze kwa muganga umudokiteri wamwitayeho rero aramubwira se kuri umukobwa mwiza wampaye nimero yawe tukazavugana. Urumva amuha nimero yiwe na story yabo nayo ndayivugamo ukuntu yambwira rero umuhungu tumaze guhura yambereye imfura. Ni wa muhungu icyo gihe ndwaye yanyitayeho atanzi ari mbere duhuye, ariko nuko ari yankunze. Umuhungu arantereta, ariko akanteta, ariko nkabona ari ngiye, nkabona ntago ndi umukobwa mwiza pe, nkabona ndi like he's there, ngewe ndi hano, nkavuga mwana yanjye. Ariko uyu muhungu nyine arankunda, ni umuhungu mwiza w'umudokiteri ufite amafaranga yiwe. Nanjye ntabwo nari meze nabe, ariko uyu muhungu yarankunze ndabibona. None nareba ukuntu asa, nkavuga mu izina rya Yesu uyu muhungu ari kumbeshya, ntabwo bishoboka. Ndabanza ndamwanga, ndamwahoya, bitewe ndanamubwizwe ndamwanga ati wowe uri umutipe mwiza cyane, umuhungu usa nawe wabuze umukobwa utereta. Ubwo yimba waranteretse ariko umonye ndwaye, abakobwa beza baza kwivuriza aha ngaho batereta bingana. Icyo umuhungu arambwira ati bro, niba ujya ngo ndakubeshye fata telefone yanjye ndayiguhereza dejo, nubona ndaguha password zose, ndaguhereza buri kimwe cyose, nubona ari umukobwa umpamagaye
atari umukobwa wenda dukorana ndakweza WhatsApp yanjye yose ntihagire umuntu kwandikira hey babe hey sheri uzamenye ko uwo muntu uzabikwandikira wenda ni sister wanjye cyangwa undi ariko nta mukobwa wundi wo ku ruhande nta sheri ngira ngiye nagize ugiye kubura umukobwa gatatu dukundanye uwa mbere twapfuye iki wa kabiri twapfuye iki umuhungu aramutera itapi umuhungu akajya amugurira ibintu akamuzereza indabo umukobwa nyine abona ya love yandi tubona mu mafilm aravuga manange ibi ntabwo bishoboka urumva ndawe akamweza akamugurira indabo akamugurira ibiki byose akamugurira imyenda from nowhere ukarona mama akamgashe meze neza yego wariye yego nariye anga okay I wanted to see if you are okay nkweje amafaranga kugira wiyiteho umukobwa akamuhunga mwiza amafaranga kandi atari make avuga no si ibintu birashoboka umukobwa rero akaba yari afite undi muhungu nyine bakundanaga ku ruhande ariko nyine wamufataga nabi wamubwiraga amagambo mabi wamubwira ko atari mwiza wahoraga mucyura bya bintu by'uko ngo ari impfubyi utagira papa wiwe wamwanze nyine yarajya umukobwa ngo bakimenyana n'uwo muhungu ndiko kunduhura n'umuhungu nyine ndikuvuga uwo muhungu wa mbere wahundura n'umuhungu ukumva uramukunze ukamubwira ubuzima bwawe umuhungu rero he used to use that against her umukobwa rero ahuye n'uyu nguyu nyine biramutangaza umukobwa baba bari bafite nk'ahantu bagiye kujya nyine akabona umuhungu araje amutoye mu rugo kandi noneho wa wundi yaramubwira agafata imodoka yabuze untore tugende umukobwa nyine abona full package and everything umukobwa aranje abaza umuhungu aramubwira sika nkubaze ngiyewe ikibazo mfite umuhungu usa nawe umuhungu umeze nkawe ubundi urankunda urashaka cyane ati ngiyewe ntago nkuzi cyane ariko narakubonye numva ndagukunze narakubonye numva manange ntago I don't know ntago mbizi ntago nzi ibijya nyine amurejya namwe ati mana ntago I just fell in love like that umuhungu bigezeho umukobwa nyine ngo aza kumwemera ko bakundana batangira gukundana nyine gutyo ashaka yamusigira urufunguzo rw'inzu yiwe akamureka nyine akagenda umukobwa akaba ari mu rugo wenda ubu yatagiye ku kazi umuhungu afite nk'amashift ya nijoro umukobwa akaza gukora breakfast n'ibiki byose nyine umuhungu n'umukobwa atangira nyine kumwereka urukundo n'umuhungu nyine barakundana pe nyine umukobwa aravuga ati Debby uyu muhungu arankunda ku rwego hahandi nanjye ndabizi neza ko I'm very very sure ko this guy loves me 100%. Ntago nzi ikintu nyine umuhungu akobwa ari kumva Debby ntago nzi ikintu Imana yanciye and I like njye mba ikintu nkunda kumva zino nkuru zimeze gutya it make me so happy bingaragariza ko anytime you can fall in love with a good man all you need to do is to be patient urumva anyije nyine arambwira Debby uyu muhungu arankunda ntago nzi ikintu namugize kandi ikindi uyu muhungu ni umuhungu mwiza ntago ari kuvuga ngo niko akunda guhura n'umuhungu nyine uri aho ngaho nta kindi kintu nyine he doesn't ariko akunda nyine avuga ati uyu mukobwa kamuteretesha amafaranga amufatishe kugira tube turi kumwe this and this ari umukobwa aramubwira Debby this guy loves me urumva rero nakomeje kuba muri ubwo buzima umuhungu arangira ambwa se wazajye kunyereka papa mama wawe ko bamwe nyine wazajye kunyereka famille yawe ndabwira nako byakunda kubera ko ntago tumaranye igihe kinini ngo bari bamaranye nk'amezi nk'angana ambwa se please I want to see them kuko ndagukunda ngufiteho plan nyinshi cyane ngiye nawe ngufiteho plan nyine nyinshi urumva ibintu nk'ibyo umuhungu arambwira ati ariko ngiye no kugenda umuhungu yari baragiye kujya kwiga hehe sinzi yugo yambwiye umuhungu yenda kujya kwigamo nyine ibintu nyine kuba umuspecialiste mu bintu runaka nyine kuko umutepe no doctor ariko yashaka kwiga nyine ngo abe specialist urumva umukobwa arabyanga bukiye ngo ujye kubona umuhungu nyine urumva aramucyuraga akamugeza ku gipangu kiwabo umukobwa yarakiwa oya yaramugezaga ahantu aba nyine muri ghetto aje kubona umuhungu araje aramutoya aramubwira okay for me and you now we are going to see your mother I'm going to see your parent kuko njewe mfite gahunda yo kujya kwiga ke ntabwo nzasiga iwanyu batanzi ngo bamenye ko ufite umuntu mukundana umukobwa aragata ahubwo ikiza wowe wagenda wamara kugenda nje nazagaruka urumva umwazagaruka nimwe ko kunkunda ukazanya namwe ati oya ntagaruka uko bigiye kugenda turagenda ndebe iwanyu nimara kubamenya twaragiye tugeze mu rugo nagiye mfite ubwoba nyine kuko ndi umukobwa urumva ndi kwibaza ni gute ndi bwereke mama wanjye ngo ngira sheri byari binteye isoni nyine uko gabwa ati ngene nifite isoni zo kwerekana sheri kumva nyine ngo ngira sheri twageze mu rugo masanga iyo step dad wanye nsanga mama nta nuhari
kuko se twari twanamuhamagaye nagiye gutyo gusa nyine umuhungu arambwira atambara tugende fata inzira turagenda dutanga step dad wanjye aramusuza amazi se ufite izi attention ku mukobwa wanjye yarambwira ati uyu mukobwa ndamukunda uyu mukobwa wenda sinamubyaye ariko mufata nk'imfura yanjye ni imfura yanjye ni umukobwa wanjye ni buri kimwe cyanjye umufitiye gahunda ati step dad wanjye akanze uyu muhungu yaramukanze aramuhabura hahandi umuhungu yicuza icyamuzanye arambwira ati ngiye mukobwa wenda ndamukunda nashaka guhura n'ababyeyi biwe kubera ko ngiye kugenda I have to go ngomba kujya kwiga nzagaruke ni wenda ningaruka nziga for 2 years ni 2 years or 1 year simbizi ko imyaka 2 ningaruka ndashaka ko tuzakora ubukwe aragenda nyine maze kwenda ngo nyine aramusezera mama ntiyari ahari arangije abwira umukobwa aramubwira ati ejo uzagaruke tuvugane bwarakeye umukobwa agenda afite ubwo avuga ati mana yanjye bite no kuri papa we nyine umusebdado yari yakanze umutipe aravuga mana yanjye oh my ndabigenza gute niba yamwanze kandi umuntu ndamukunda namubuje ngo umukobwa yazashyabye n'umuhungu nakubujije ntago yagukunze urumva none ndebera ibiki n'ibiki yaraje umukobwa bwarakeye araza asanga mama warahari na nyine mama waramubwiye ejo waje hano uzana umuhungu kuki turabambwiye kuri buzana umuhungu aravuga ati nanjye ntabwo nabizi umuhungu yarantunguye arambwira ngo barashaka kuza kubareba ibiki n'ibiki urumva nyine mama waramwicaza arambwira ati okay papa wawe yambwiye ukuntu yamubonye yambwiye ni umuhungu mwiza cyane ni umuhungu ugukunda bitewe n'ukuntu ngo yamukanze akabona aratuje ni umuhungu nyine umeze neza oranje aramubwira se ati yamukunze byanyara byose ati yamukunze pe aranje nyine baramwicaza n'umwatsi sasa rero urabizi ko tugukunda niba rero uriya muhungu ugiye guhitamo nta kibazo igihe cyose muzakorera ubukwe niba igihe cyose muzakorera ubukwe will be there for you umukobwa aragiye nyine afite ubwo avuga ati manya ntabwo bamwemeye bamwanze nyine ibintu nk'ibyo then umukobwa nyine ava mu rugo arataha ageze mu rugo hamagara umugabo arambwira baby we have to meet this and this barahura amaze guhura arambwira sheri they are out to you bakunze mama nawe ntabwo yakubonye ariko nawe yagukunze papa yamukubwiye baravuga ati sure bati njye nta mubyeyi wanyanga bukeye rero ngo umuhungu azafata umukobwa aramubwira ati ngomba kujyana iwacu nkakugeza iwacu amugezi wabo bahura n'abasista biwe iwabo nta kuntu ngo uwo muhungu ari no muri Kigali ni mu ntara ahura n'abasista biwe ahura na papa we na mama we nabo baramukunda ageze iwabo ngasanga ngo ni beza pe areba abashiki bari abantu bazavuga ati aserese mbona shiranje abgorewe mubi kuko wabo ni beza papa we ni mwiza mama we ni mwiza ni wa musaza ushaje nyine ubona ngo ni mwiza nyine ukabona ni mwiza ubona n'abantu b'imico myiza ati naratashye ngeze mu modoka ntangira kurira mbwira umuhungu ndambwira ati please mbwiza reba bashiki ukuntu wasere ibintu byose nyine Debby ntabwo nyine yarambwira ati icyo gihe numvaga nyine ntari umukobwa udeserving urwo rukundo numvaga ntari umukobwa nyine udeserving uwo muhungu nawe yabibonaga aranje arambwira ati please from today onwards ntuzongere kumbwira ibyo bintu ngenda gukunda that's all sinshaka no kubaho ntagufite sinshaka no kubaho mu buzima bwanjye udahari all I know is that I love you and I love you so much so please calm down uko bashiki banjye basa uko bameze gutya arambwira ati n'impamvu nagukunde niba waturebye twese watwitegereje wabonye mama wacu wamwitegereje you look like our mom nabashiki banjye babivuze nuko utayibonye ko nawe babivuze you look like my mom niyo mpamvu nagukunze sinzi ukuntu byaje ariko naje no kubona ko sara mama wanjye nyuma sinanakumubonye icyo gihe ariko narakubonye bwa mbere uza kwa muganga urwaye numva ndagukunze umuhungu rero yaje kujya kwiga urumva ajya kwiga ubwo byafamye y'umukobwa twawe tubivuye ko gatoya umuhungu ajya kwiga bakajya bavugana bagahamagarana ibiki n'ibiki umuhungu aza no kumubwira ati washaka visa ukaza ukansura umukobwa ajya kumusura agezeyo aragaruka nyine barenjoyinga ubuzima baragaruka bamaze kugaruka nyine ariko agifite ibyo bibazo bya papa wiwe noneho nyine yambwira Debby no papa sinari nkibitekereza naramwihoreye nyine bivuga ati okay byararangiye papa wanjye nyine ntaga nkunda ntagigeza nkunda most especially ko mama wanjye yasamye afite 16 she was young and stupid but is okay urumva it's okay it's fine everything is okay then umuhungu araza kugaruka yagarukije umwaka ushize 2025 ngo mu kwa gatandatu agarutse aza nyine aza kureba umusheri wiwe baravugana baraganira nyine ngo umva ngo bazura urukundo rwabo nyine ati twaye dukumburanye pede twaye naramunye numva ndarira ku kibuga cy'indege nawe ararira ndambwa ati ntari gukumbina nyine barakomeza umuhungu ahitaza asubira no mu kazi aho yakoraga n'ubundi
uko ni nabo baramwohereje kwiga aragaruka nyine asubira mu kazi ubuzima nyine burakomeza sasa baravuga ati rero we have to get married anytime soon ibintu nk'ibyo ngibyo no umuhungu ati nyine dupanga ibintu by'ubukwe umuhungu araporopoza nyuma y'igihe kito nyine agarutse yahise aporopoza amaze guporopoza umuhungu apostinga nyine amafoto n'ibiki byose arangije agiye umunsi nyine aporopoje ngo abaza umukobwa aramwese sheri wanjye bite ni byiza se papa wawe wundi wambwiye wakubyaye yitwa gutya na gutya umukobwa aravuga ati tubibwiye n'iki se ati ndagupostinze papa wawe burya ni inshuti ya papa wanjye ndagupostinze arambaza se umukobwa wanjye muziranye hehe mwamenyanye ryari ko ntakuzi umuhungu aramubwira ati ngiye papa we nzi ndamuzi nyine papa we ndamuzi ariko nawe ntabwo nzi kuri papa wiwe rwose umbabarire rwa kundi nyine ufite nimero z'umubyeyi inshuti ya papa wawe cyangwa umupapa w'inshuti ya papa wawe ufite nka nimero ze nyengera nyinshi pe nka nimero ziwe yanze akabona wapostinze nk'umukobwa we nuko nyine papa wanjye yaranyihakanye yarantaye n'ibiki byose yanze akabona afite umwana wa mushuti wiwe ukiri umujene banavugana akabona postinze umukobwa bavuga my love my baby ati se tufite ubukwe bro atone se aramaza ngo umukobwa mufitanye ubukwe uramuzi avuga ati ko ndamuzi ati none se urabizi ko ari umukobwa wanjye umuhungu nyine ngo abanze no kugira ngo nukumubeshya arambwira ati muzamubaza ngo papa we yitwa nde azakubwira urumva umukobwa rero ati baravuga bagombaga sinzi nk'ikintu cyari cyabaye muri famiye y'umuhungu haciyeho iminsi nyine aporopoje n'umukobwa baba ngombwa akagenda ngo yirirwa mu rugo na bashiki be mu ntara nyine bafatanya n'imirimo agiye kubona mu bantu baje nk'abashyitsi step mom wiwe n'abana ba step mom we bose na papa wiwe bose nyine baraje baricaye aho ngaho aza nyine aje kwakira step mom we yaramuzi ariko ntabwo abana bo ntabwo yarabazi abana baraje ngo baramusaba bishimye ngo bite byawe ni byiza abona nyine umwe wandi bajya bavugana ariko abato bo ntiyarabaza ariko oh my goodness nyine baravugana baraganira ngo bite ni byiza ati shaho skuri nyine ati manije ko tukubonye nyine abana bo bakamukunda nyine baramukunze barishima baravuga ati turabizi ko ufite ubukwe na kanaka turamuzi kuva kera ni inshuti yo mu rugo bla urumva nyine baramangije agihagaze aho ngaho agiye kubona step mom we araje abwira abantu muvaho ngaho nimwe bivuganye n'abantu nk'abo ngabo bateye gutyo b'imico mibi ati yagomba gukora ngo yakoze ibishoboka byose ngo yinjire muri uyu muryango kugira agere iruhande rwa famiye ya se umukobwa byumvishe nyine arabira arumirwa famiye ya papa babizanye ndanayikeneye umukobwa arigendera nyine akomeza imirimo boyfriend baraza nyine barakora ibyo bakora barangije abashyitsi nyine barataha n'abagomba gutaha i Kigali nyine bo ubwo niba step mom we n'abandi barahaguma hashize akanya nyine father in law we aramuhamagara ambwira ati we have to talk waza tukaba nyine baramusura ngo ati n'umukazana wacu papa ahita avuga ati narabimenya atareka abana bo muri iyi minsi ntabwo bakigiri intandero ntaki ibaze ko afite ubukwe akaba atarabwira papa wiwe baramubaza papa wiwe se gute aramubwira ati ati uyu ni umukobwa wanjye mukuru nakubwiye kera nabyaye kera uyu ni uwe arambwira ati niwe mbese mu babyeyi be tuzi ko utarimo ntabwo mbizi ariko ngewe icyo nzi ni uko nyine uyu ni umukobwa wanjye ibintu nk'ibyo ngibyo papa arabyumva arabireba arumirwa nyine avuga ati okay whatever birarangira umunsi wo kuza gufata irembo rero bagomba kuza gufata irembo haburaga gato ngo baze bafata irembo nyine ibintu byo gufata irembo barabitegura ibintu nk'ibyo ngibyo noneho abasaza bagomba kuza gufata irembo papa wiwe nyine nyapapa we ngo ashakuza mu bajya gufata irembo nyine ngabwira umuhungu ngo nazamushyire mu bana gufata irembo ngo se kwa uri papa w'umukobwa uzajya kwifatira irembo gute ahita avuga ngo ubundi nyine ngo ushaka kwikora ngo bansuzuguye ngo bakanga kunzana mu bintu nyine byo gufata irembo ngo banshyire mu bantu ho gufata irembo aba ari njye nyine baza gufatira irembo urumva atariko umukobwa nyine ambwira ati mbere y'ibyo ngibyo ati papa nyine akimenya ko mfite ubukwe kandi mfite ubukwe n'umuhungu w'umushuti wiwe yahamagaye mama arambwira ati rero tuganire umwana wacu urabona yarakuze afite na gahunda yo gukora ubukwe kubera iki ntari muri gahunda z'ubukwe mama aravuga ati ariko se urajya muri gahunda z'ubukwe kubera habaye iki kubera ko wanditse gusa
umwana wanjye ntago muziranye, ntakuzi, yaje no gushyingura uwamukundaga ari we nyirakuru, muramwirukana araza gufatira irembo iwawe forward. Umwana yakuriye hano mu rugo azafatira irembo hano. Actually umwana wanjye ntashaka kuza gufatira irembo iwawe, azaza, I don't care, but icyo nzi umwana agomba gufatira irembo hehe, hano iwabo. Papa byumvise aravuga munsuzugura taha. Abaragiye asabye unyuwa w'umuhungu nyine ko bamushyira mu masaza bazaza gufata irembo. Papa w'umuhungu abyumvise aravuga ati oya, bino bintu byagaragara nabi kubera ko umwana waramutaye, umaze wanga kumurira, umaze kwanga kumurira. Ntabwo rero nanjye nenda kujya gufata ababyeyi babandi ngo ngire ne ngo abantu bakurereye umwana ngo ngiye kubatesha umutwe, cyane cyane ko umuhungu wanjye ndamukunda. Umuhungu wanjye uwo yemeye gushaka niwe agomba gushaka, nta mpamvu yo kumubangamira, nta mpamvu yo kugira gutya na gutya na gutya, anything, it's okay. Umwana ibyo ahitamo ni ibyo ngibyo. Babyanze urumva iwabo umuhungu nyine papa aravuga ati okay, nta kibazo, nta ribi, ibintu nk'ibyo ngibyo nyine nta kibazo, imba ari ibyo ngibyo mushaka nta kibazo. Papa rero ngo bwarakeye ajye kubonabona nyamasaha yo gufatira irembo ho mbere gatoya, bajye kubonabona ku gipangu abantu bari kuvuza amahoni. Bari kuvuza amahoni, aragenda arafungura ajye kubonabona na papa wiwe uhageze. Baramuhase bite byawe kuri hano, aravuga ati ngiye narinje gufatira irembo k'umwana wanjye kubera ko mbona mushaka kunshyira ku ruhande. Umwana wanjye naramureze, nkatora namureze, wamureze he? Step dad uyu ngo yabyumvise umukobwa nyine aravuga ati okay, reka nkwereke. Niba ashaka kuza mu basaza bafatira irembo njye nta kibazo, naze yicare mu nzu nta ribi, bafatira irembo nta kibazo, njye nta kintu bimbwiye. Urumva binjiye ngo baza gufatira irembo, ngo baza sinzi imba ari ibintu bazana, niba ari inkwano ariho bazizana ntumbaze. Ngo rero ngo ari amafaranga iwabo nyine w'umuhungu bari bemeye, w'umukobwa bari bemeye nyine bazamukwa. Barabivuze nyine ngo bavuze ibintu byo gufatira irembo n'ibiki byose. Noneho ngo wa papa mbere yuko batango babura gato ngo bataye, papa w'umukobwa barahagurutse afashe gutya ngo ngatera ikintu nashaka kubaza rero, ati ngewe nka papa w'umwana nubwo muba mwanshyize ku ruhande ariko hari amagambo nshaka kubaza. Ese umukobwa wanjye mwemeye ko muzamuka amafaranga angahe? Ayiwe umukobwa baba twese babireba. Papa step dad w'umukobwa aratahaguruka aravuga ati okay, aya nayo. Papa ahita avuga umukobwa wanjye mumize chip kuri uru rwego, ngiye umukobwa wanjye muzamuka miliyoni 8. Babyumvise aravuga miliyoni zingahe? 8. Bagira ngo ni brag nyine birarangira. Bukeye umuhungu yandikira Shirambwa ati tubona nese tuvugane. Yego. Arambwira ati papa wawe yaraje mu rugo aza kuvuga ko ngo yemeje nka papa w'umwana ko tuzakwa miliyoni 8 amafaranga twumvikanye ko ninjye nawe twayumvikanye. Papa wawe bigeze mate, papa wanjye se uyi abereka baza ko papa ukubyara avuga ati reka uri ibyo avuga n'ibimureba ngiye I don't care, ntabyo ndimo, ibyo ari kuvuga rwose ntabyo nzi, ubundi yasaze n'umusozi cyangwa habaye iki. Urumva papa arangije bucyama nawe imbikiye nyine ngo aramuhamagara ngo aramubwira ngo naze bicare baganire, ngo aramujyana bicara ahantu ngo muri hotel runaka nashaka kuvuga, ngo bicara batanyagwa aramubwira ati rero ngewe bitewe n'ukuntu umwana wanjye ngewe nta mwana wanjye nabyaye, bakuta udufaranga ni dukeya, niba ko amafaranga agaragara umva a lot of things. Umukobwa arangije atareba papa aramubwira ati papa ntabwo wigeze undera warafashe uranjugunya. Urumva umuntu wandeze amafaranga yemeye niyo bazankwa niba utabishaka kubyihorera. Ati papa wanjye yaragutse aranuka nyita ikinyendaro aho ngaramubwira ati atajya kumbwira ukuntu ngo namwangirije ubuzima, ngo natumye iwabo bamufata nabi, ngo natumye ukuntu umugore ngo yirirwa amucyurira ngo n'ubundi ngo mbyara imyendaro, ngo arambaza se ngo mpitamubaza se ninjye watumye uryamana n'umwana w'imyaka 16 ufite imyaka 24 ninjye watumye utera mama wanjye inda, mama wanjye wari imfubyi adafite yajya niyava umutera inda iwanyu ko mwari mufite amafaranga, none ninjye wabiteye, ninjye watumye yirizanya bwo bunguje ko maminerva ngo gatukapara mbwa ati noneho n'ikindi nzakubone mu bukwe bwanjye nzakwirukana, nimba kubona nzakwereka.
papa agira ngo ni brag. Nyageze umukobwa ngagira mu rugo abwira mama aramubwira ati hamagara umugabo wawe mukuru ariko papa nyumva ati ngewe simshaka mu bukwe bwanjye, nimubona mu bukwe bwanjye ngiye nawe hazavuka ikibazo gikomeye, ngiye nawe tuzarwana. Urumva? Ubwo icyo cyose kiba papa yise ataha afata ngo kumbe yari yafashe umukobwa aramurikodinga nyine bakundi batonganye, aragenda akata ikiganiro acyohereza kwande kwa sebukwe. Amaze kucyohereza kwa sebukwe nyine babwira umuhungu wawe umukobwa wawe ni inshinzi, wenda nubwo papa yamuta ntabwo yamubwira aya magambo, ni umwana ibiki n'ibiki. Boyfriend aramuhamagara aramubwira ati ni ukuri ko Imana mu ijuru usiye ko papa nyine ibingibi ntari nzi ko ari no kubirikodinga, ariko papa wanjye ni ibingibi twavuganye abisofisha aramubwira ati ngewe I believe you, ibintu byose bwanjye I believe you, byihorere bive nyine ndakumva pe. Urumva? Papa arangije rero atangira nyine kujya agenda akajya kwa sebukwe akababwira amagambo. Sebukwe nawe agahamagara umuhungu wabo akamubwira ibyahe byose. Debby dufite ubukwe ejo bundi, atariko papa wanjye ari kunyangiriza ubuzima. Papa wanjye byari kunyangiriza ubuzima kandi sinshaka kuzamubona mu bukwe bwanjye, ikintu cyose kibaye abashaka kuba birimo kandi nge ntabwo nshaka kuzamubona mu bukwe bwanjye. Nkore iki kugira papa wanjye atuze? Urumva? Andeke nishakire mu mahoro kuko rwose ndaremerewe, amereye nabi, dufite ubukwe ejo bundi, ibibazo byaravutse kwa sebukwe kwa data bukwe ntibakinkunda kubera papa wanjye. Step mama wanjye ahora anyandikira message yo kumbwira ukuntu ntazashaka ngo uruhame, nzabyara umugabo akana nkuko mama wanjye ngo umugabo warashakanye wamutaye. Nkibaza bano bantu banyangira iki ko nta cyana bakoreye. Guys, that was the story and please ntimureke kugenda mugira no mwana inama, mumubwire inama muri ikintu yakora. So kisses, bye.